dukomeje kubasuhuza mwese abakurikiranye mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Turabashuhuje mwebwe abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara nyinshi zitandukanye, abo mu bihugu by'ababanyi. Turabashuhuje mwebwe abari mu bihugu byinshi bitandukanye, ibihugu by'Uburayi, muri Afrika. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. By'umwihariko turasuhuza abasirikare ba Kristo, abakozi b'Imana, kandi tugasuhuza n'abasirikare mwese aho muteraniye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Hanyuma ndifuza yuko tugera ku musirikare episode ya 16 niyo tugezeho. Turebe muri iyo suwa ibice 7 umurongo wa 20. Ibice 7 umurongo wa 20 haravuga ngo, Akani asubiza Yosuwa ati, nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana ya Isiraheli, uko nabigenje nuko nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeri z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeri 30. Ndabyifuza mpera ko ndabyenda mbihisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati n'ifeza n'ifeza iri muri byo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo, nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisiraheli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisiraheli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba n'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa n'inka ze n'indogobe n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati, iki ni iki cyatumye utugwa nabi, nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisiraheli bose bamutera amabuye n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze, nuko izina ry'icyo gikombe ni Akori na bugingo n'ubu. Imana iturengere. Imana iturengere. Ndashaka twaganira ibintu byinshi. Tugeze kuri episode ya 16, ariko ndashaka tuganire ngo umusirikare akwiye kwitwara ate ku rugamba mu gihe arimo ararwana. Umusirikare akwiye kwitwara ate ku rugamba? Aya magambo arakomeye. Uyu muntu witwa Akani yari umwofisiye, yari ofisiye mu ngabo z'Abisiraheli. Yari umusirikare w'umwofisiye mu ngabo z'Abisiraheli. Hanyuma ngo kandi bajya kurwana, Uwiteka ngo yari yarababwiye ngo ikintu cyose bazabona cy'ifeza n'izahabu n'ibiki ntihazagira ugira icyo akoraho, ahubwo ngo ibintu bazabona ngo bazabifate babijyane mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Burya nta rugamba rutagira umurongo ngenderwaho. Iyo abasirikare bagiye kujya ku rugamba, hari umurongo ngenderwaho bahabwa, kandi uwo murongo byanga ibikunde niwo bagomba kugenderaho. Noneho rero uburyo Yosuwa yayoboraga urugamba, Imana ishimwe, ntago yagendanaga ubuhanga bwe n'ubwenge bwe byonyine, ahubwo yagendaga ku murongo yahawe n'Uwiteka. Ni nayo makosa abakozi b'Imana bo muri iyi minsi bafite, abo batambye dufite bakosa.
bafite amakosa akomeye yo kujya mu rugamba, yo kuba mu murimo w'Imana, bakayobora itorero uko babishaka nuko babyumva. Ariko Yosuwa yahabwaga umurongo n'Uwiteka. Mu bintu Uwiteka yari yabwiye Abisiraheli bajya gutera ahantu bita kuri Ayi, hari ahantu hateye ubwoba kandi hakomeye. Yarababwiye ati mureke mbabwire, ubwo mugera kuri Ayi muramenye mwitonde, iby'igiciro byose muri buhasange, amafeza n'izahabu n'ibindi, muzabifate mu bijyane mu bubiko bw'inzu yanjye, nuko Uwiteka yari yarababwiye. Hanyuma uyu mwofisiye wo mu ngabo z'Abisiraheli witwaga Akani ahageze arabya indimi. Niyo magambo twasomye hano ngo uwo mwanya Yosuwa umva ukuntu Akani byamugendekeye. Mureke nongere mpasome ngo muri Yosuwa 7:20 ngo Akani asubiza Yosuwa ati ni ukuri nacumuye ku Uwiteka. Mureke mbabwire ngo bageze kuri Ayi, aho kugira ngo arwanirira Abisiraheli, atangira kurabya indimi. Atangira kubona amafeza, arabya indimi, abona amazahabu, arabya indimi, ngo yabonye n'umwambaro mwiza cyane, arabya indimi. Reka mbabwire, abantu bari ku rugamba, amasasa ari kubacaho, cyo gihe bafite ibindi birwanisho bakoreshaga, aho kugira ngo umutima ube mu ntambara avuga ati ndareba ahantu haduya ari buturuke duhangane, Abisiraheli barokoke bagere ku rugero rw'Uwiteka ashaka ko bageramo, bagere mu gihugu Uwiteka bashakamo. Ahubwo atangira kuyoragura amafeza, ayoragura amazahabu, ayoragura iyo myambaro, intwara yirambika hasi. Ngo arangije ngo amaze kubifata arirukanka ajya kubitaba mu ihema rye, ngo kuko yakoze ku byashinganywe. Mureke mbabwire mw'abakirisitu mwe, ntushobora kuba umukozi w'Imana ufite intumbero nyinshi. Ntushobora gukorera isi ngo ukorere n'ijuru. Ntushobora gukunda icyubahiro ngo ukunde n'Imana. Ntushobora gukunda amafaranga ngo ukorere n'Imana. Iyo uri muri uru rugamba, turi mu rugamba natwe, tuhanganye n'imyuka mibi ishaka yuko tubura ubugingo, tuhanganye n'abadayimoni bashaka ko dusubira aho twavuye. Haduyi wacu turwana nawe ni Satani, haduyi turwana nawe ni iyi si, ni umubiri. Nimba rero turi kurwanya umwanzi Satani, hari ibintu tugomba kwirinda, hari n'ibintu tugomba kureka. Ntushobora kurwanya Satani ufite inzira ebyiri, uri kujya mu ijuru, uri kujya n'ikuzimu. Byo nta nubwo bishoboka, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Dukwiye kumesa kamwe, abakozi b'Imana mukamesa kamwe. Ntushobora gukorera isi hanyuma ngo ugende ukorere n'ijuru. Ntushobora kuba umukozi w'Imana ngo uhindukire ube n'umukozi wa Satani. Ngo Akani aragenda ayoragura nk'uko ndi kubona ababishopu n'abapotre n'abashumba n'abandi bantu barimo kugenda bayabuza ibyo babonye byose.